abantu bazamukanga bafite ibibazo. Hari umusazi bita Kanyariro wagweho umupolisi. Uyu musazi nyese nawe uzamuka. Nkuriya mu papa uhasize ubuzima. Ni n'uwa gatatu. Sibyo? Ubu ni uwa gatatu hapfa. Umusazi ni iki? Imana weje, Imana nahanga mpagaze irahari. Aba n'abandi bose yabihari. Nama natanga. None se umuntu yimaze iminsi 5 atabuze icyarya. Gute? Imana yabimuhaye. Kandi wenda ntabyo yari afite yaje ku musozi gusa kugira ngo Imana ibimuhe. Ubwo se ramuhaye. Yes, reka twongeye kubasuhuza cyane ka twifurize byiza. Iyi ni Semvura TV. Kwa kunzi wacu badukurikirana bari mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Ese bimeze bite? Reka twifurize byiza nkuko bisanzwe. Tujya tugenda ariko tukaragaruka, ntabwo tugenda ngo duhereye. Uyu munsi tubafitiye amakuru nubwo atari meza, na makuru y'akababaro, n'umusozi mumenyere muri benshi tujya dusengera bawita bakanga utabare, ariko uyu munsi hari umuntu wabasha kuba yakwitaba Imana. Biravuga yuko ngo aramaze iminsi rwose igera no muri 5 ariyo atarya tanywa ari mu bihe byiza byo gusenga, ariko umuntu ngo ahise atabaruka ngo arapfuye. Ese ntabwo turamenya niba ari byo koko, niba ari umusore ntabwo tubizi, niba ari umumama ntabwo tubizi, benshi bari kubivuga uko bishakiye, ntabwo tuzi ukuntu ibintu bimeze. Ariko ngira ngo tuze kwegera umwe mu bantu baranga baze kuba badusobanurira. Ndimo ndabona polisi zagiye zihagira kugira ngo zibashe kuba zamanura uyu muntu. Ndagira ngo wenda turebe umuntu waduha amakuru, ese byaba ari byo amakuru yanyu. Reka tuganire nawe, ushaka kuduha amakuru? Yego. Amakuru yazi? Ndayazi. Ibyabaye hanga urabizi? Ntago mbizi neza, ariko bimwe nagiye mbyumva, ibindi nkagenda mbibona. Yes, wagiye wumva bimwe, ibindi ugenda ibona nibyo, ariko ndagira ngo wenda duha amakuru ku byo ushobora kuba wamenye. Ese umuntu wapfuye ni umugabo cyangwa se n'umugore? Umuntu wapfuye ni umugabo. Banza ni umugabo, ariko ni umugabo. Biravugwa ko ashobora kuba ngo ari mu bihe byiza byo gusenga cyangwa se yarabimazemo iminsi atarya tanywa. Ayo makuru yaba ariyo? Amakuru nayumvaga kubera ko nanjye hariya ni kuri wa musozi bibanguka ngo utabare, kubera ko nanjye nyine ndahaturiye, ndi umuturanyi waho. Ubwo rero nagiye kumva, numva mu gitondo mbyutse numva ngo yapfuye, ngo hari umuntu witabye Imana ku musozi aho bari basanzwe basengera. Ubwo rero nanjye mpurura njya kureba nk'abandi. Yes, uyu musozi ubundi ngenda wuzi n'umusozi ucuramye cyane. Wari wabuzamuka wowe wenda ngo ugiye gusenga wowe? Yanjye ntago njya nkunda kujyayo kubera ko akenshi mba nagiye mu kazi, ntago nkunda kujyayo cyane, ariko abandi bajyayo, njya mbabona bajyayo. Yes, biravugwa ko ashobora kuba yanizwe cyangwa se ashobora kuba yaguye n'imbaraga nyara afite, kuko yaramaze iminsi ari mu gusenga wenda atarya tanywa. Wowe amakuru wabashe kuba wamenya nayahe muri ibyo ngibyo? Gusa nuko yumva, ntago nanjye ndamenya amakuru neza 100% ngo mbe ngire icyo nagutangariza naguha, ariko nawe uragenda ubaza abandi b'abaturanyi bose barakubwira uko byagenze, baba bafite amakuru bigiye bitandukanye, uragenda ubabaza wumve. Nanjye ubwayo nguhaye nayo nari mfite, ariko watubwira kuko ndimo ndabona wenda hari icyo wize nk'umuntu haturiye, kuko polisi zazamutse uzibona ndetse n'abaturage bazamuka ubareba. Iyo ubonye ibintu nk'ibi ngibi bibaye nk'umuntu ufite umudamu, ese ubivugaho iki? Wakwemera ko umudamu ashobora kwinjira mu bintu nk'ibyo byo gusenga akamara iminsi atarya? Ni ikibazo rwose kigaragara. Niba se ahantu hajyayo hagapfira y'abantu, urumva njye natuma ajyayo? Ni ukuvuga ngo rero ukuntu ibintu bimeze, ahubwo yanjye numajyayo, ahubwo namureka akaguma mu rugo akajya ajya mu nsengero zemewe kugira ngo ajya mu musozi. Ushobora kujyayo nawe agahura n'ibibazo ugasanga turahombye. Ahubwo inama nagira abantu batureba, abantu baba bari kundeba ubu ngubu, nabagira inama yo kujya basengera mu nsengero zemewe, bagasenga igihe cyanyacyo, apana ibintu byo kujya bajya gusenga. Kuko n'ubu urumva umusozi niba hajya abantu bagapfirayo, ndabizi wenda baba bagiye gusenga Imana, kuko baba badufatiye runini, baba bari no kudusengera, basengera igihugu muri rusange, ariko bajye basenga mu gihe cyemewe. Nibyo wenda navugaho. Ariko ni igihe cyemewe, kuko ntago Imana ashyizeho umunsi wo gusenga ndetse n'uwo kuba wabihagarika cyangwa se ahantu ho gusenya no kudasengera. Ubundi imisozi bayijyaho kenshi, kuko na Yesu ngo ajyaga yizamuka agasenga. Siko bimeze? Niko bimeze, ariko nanone niba yarayizamukaga agasenga, none se amatorero yo amadini bo bayashyiriye iki? Uwo musozi yakagombye kujyaho habona, none ngo yagiyeyo ninjoro, yanapfuye iryo joro. Ubwo se urumva byaba bimeze, yitabye Imana iryo joro, urumva se atari ikibazo?
ni ikibazo gikomeye. Ese nk'iyo umuntu apfuye yarari mu masengesho ko biravuga ko ngo yaramaze iminsi igera kuri 5 yose atarya atanywa, kuba muzi bavuga ko ngo yaje gukora amasengesho hano, ariko hari n'abandi bamubonye wenda kuri no mugoroba kugira ngo wenda baze kuduha amakuru gusa byabagoye, benshi batinya kamera, ariko wenda nkawe iyo ubonye umuntu yitabye Imana gutya arapfuye wenda yaramaze iminsi ari mu masengesho, ifata gute? Se umuntu ashobora kubona ijuru bimeze bite? Ibyo byo sinamenya kuko atari ngica imanza, sinange wenda sindi n'umuhanuzi sindi n'umukristu, ndaho ngaho nanjye ndi umuntu usanzwe wenda nsenga gake gake, sinca imanza niba yajya mu ijoro cyatajeho, simba nzaho turi bujye natwe, ahubwo icyo mvuga ati ni ukuvuga ngo ubundi duhuye n'ikibazo, turababaye, igihugu duhuye n'ibyago kuko tubuze umuturage, tubuze umuntu, tubuze amaboko y'igihugu. Ubwo rero urumva byambabaje cyane kuko nababaye kurenza n'ibindi byose nababaye. Ubwo rero ikintu nagira inama abantu nuko bareka ibintu byo kugenda amajoro, kujya mu ishyamba ninjoro bonyine, kuko twaryamye ejo ninjoro twari turyamye ahantu ari hazima nta kibazo, tubyuka twumva ngo umuntu yapfiriye. Urumva ko ni ikibazo, igihugu cyahombye umuturage, cyahombye amaboko yacyo, urumva ko turi guhomba cyane. Rero inama nabagira bajye bagenda habona, niba banasenga bajye gusenga koko, niba Imana ibumva muri uwo musozi bajyayo habona, batahe bo kurarayo. Yes, ngayo nguko niko uyu mugabo atanze amakuru kandi anagira inama abantu bashobora kuba basenya kuno musozi, ariko nanone hari igihe haba harimo n'abantu baba bakibatoya, nk'abana bakibatoya bajya bawuzamuka bajya gutora yimwe, abandi bajya kwahiraho. Nabonye hari n'ibyatsi ukuntu bahira amatungo, ndabona aha ngaha bajya banorora, harimo abantu bafite amatungo. Ese nk'abo ngabo ni nta inama wabagira, kuko umusozi nabonye ari umusozi mubi cyane? Inama nabagira abajya kwahira boroye n'amatungo, inama nabagira abarase boko baba bashaka ibyo inka zirira cyangwa ubwatsi bw'inka bagomba kujyayo. Ariko haracuramye cyane? Nyine haracuramye, abajyayo nibo bahashobora, ariko nta muntu wagiye kwahira ujya ahura n'ibibazo. Nubundi agiye gushaka ubwatsi akabubona agataha. Abantu ahubwo bakunda guhura n'ibibazo ni abantu bajya kurarayo, kandi nta muntu wajya kwahira ngo ajye kwahira ninjoro, ni kuko ubwo bwatsi ntiyabufata. Ahubwo abantu bahura n'ibibazo ni babandi nyine n'ubundi bagenda ninjoro, bagenda bagahura na ninjoro. Siwamenya niba ari impyisi zamuriye, ntiwamenya ishyamba, ntabwo wamenya ikintu kirimo, ntiwamenya niba ari imbwa, ntiwamenya niba ari abantu bagenzi be babimukoreye, ubwo ntiwamenya uko byagenze. Yes, nibyo nuko uko bimeze, ariko biravugwa ko wenda ashobora kuba yishwe cyangwa se yenda yanizwe, cyangwa se wenda yarari mu bihe byiza byo gusenga. Muri ibyo ngibyo uremera iki? Jewe nta na kimwe nemera muri ibyo, kubera ko ntiwamenya kuko sinari mpari biba, sinigize mbitekerezaho ibyo byose, ariko icyo nzi ko nuko yitabye Imana gusa, sinzi ngo yishwe n'iki. Ibyo ngibyo ni iperereza rigomba gukorwa, bakamenya icyamwishe. Niba ari n'abantu bakashyikirizwa ubutabera, niba ari n'ibisimba, ubwo urumva nawe urabyumva ko akenshi yagiyeyo ninjoro. Urumva rero biba ninjoro, barabavuga ngo ugenda ninjoro nta bamuherekeza agira, sibyo? Abagenda ninjoro nta baherekeza bagira. Ubwo urumva rero ntago nanjye napfa gutera iteka ngo muge ngo yishwe n'iki, ahubwo ni ukuvuga ngo iperereza rigomba kubikora, yamara kubikora tukamenya icyamwishe, tugashyira umutima hamwe. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko hari abandi bantu babiri nabo bigeze guhamo n'abajura, nabwo bari baje gusenga, ariko haza abantu bigize nk'abaje gusenga nabo, maze barabaniga, baraterura bajugunyamo hasi. Icyo gihe barahangirikira cyane, amaguru yenda gucika. Ariko abandi bantu bagitekereza kuba bazamuka imisozi nk'iyi ngiyi yo za Kanyarira, naho hari abantu bajya bagwayo. Tanga inama ya nyuma dusoza. Inama nje nabaha nuko abantu basenga pe, nubwo niba bagiye gusenga bajye mu nsengero zemewe, niba ari no gusenga ku musozi koko, niba ari Imana ibumvira. Nje wenda inama nabagira nuko bajye basengera mu nsengero, bajye basengera mu nsengero zemewe. Hano hantu ntabwo hemewe rwose, si uwa mbere uguyeyo. Urumva hari amakuru ufite ko baraguye abantu benshi? Hari undi mugabo witwa Monika, wari umudamu we n'inshuti yanjye w'umunyamanyabugogo, ariko we yahubutse avuye Muganza kunywa ikibuti, ahita agwa amahoro ya polisi yamubonye inyuma, yatangiye kunuka rwose, ntibabivemo. Ntabwo yari yaje gusenga? Oya, we yahora ahubutse avuye Muganza kunywa urwagwa. Ruguru iriya hariyo isantere banyweraho inzoga,
hanyuma amanutse arahubuka yikubitamo yahise yitaba Imana yahise apfa bamubonye nyuma. uyu musozi wowe ujya uzamukaho nawugiyemo kera ariko sinawusubiramo. wowe ujya gukora iki gusenga ariko njyewe nabivuyemo. abivuyemo nagize usigaye yinywera akantu oya ndakanywa ariko nkanasenga Imana nimbeshejeho. ariko nyuma yo kukanywa uramenye ntuzazamuke hano hantu cyangwa se ngo hara ni ahantu wajya reka ndisaziye hariya ni mu kuzimu. Yes, reka tugushimire cyane. Ngayo nguko rero n'umusozi banguka ngutabare benshi bamenyereye, ariko ndagira ngo hano hari n'undi mubya ushaka kugira ikintu avuga. We niyo nama wagira abantu bazamuka hano? Abantu bazamuka nga bafite ibibazo. Hari umusozi bita Kanyariro wagweho umupolisi. Uyu musozi nyese nawe uzamuka. Uyu mupolisi yagiye gusenga nawe? Waragiye Kanyariro. Gusenga. Waguyeyo umupolisi kazi. Umusozi ni iki? Imana weje, Imana nahanga mpagaze irahari. Aba n'abandi bose yabihari. Bajya bafunga. Umusozi. Urabona? Arabantu bakomeje kuvuga ngo kugwa ku musozi uri gusenga si kimwe no kuba wagwa mu kabari bakubita vide. Nibyo koko? Ni bene nagwa mu kabari nayiguriye. Wanyweye agacupa? Arawayinkopye. Ariko urumva kuri apfuye ingwara amaze iminsi yigira kuri 5 ngo ari mu masengesho atarya atanywa. Wowe baramutse ko kubisa vide ngo nta kibazo. Nge nta kibazo nama mfite. Wari wazi nkwe wahaze? Nahaze ntaribi. Ariko gina mutanga nyine ku bantu nkabo ngabo. Inama natanga. None se umuntu yimaze iminsi 5 atabuze icyarya. Gute? Imana yabimuhaye. Kandi wenda ntabyo yari afite yaje ku musozi gusa kugira ngo Imana ibimuhe. Ubwo se ramuhaye? Imana wenda imuhembye kumucyura nawamenye. Nta kibazo ubwo wenda yarageze aho gupfa n'ubune napfe. Urakinywera kandi? Ngenda nzakanywa mpaka nanjye nkweyeho amaboko. None se bigeze ukizwaho? Nta nabwo nabyigeze. Nta nubwo ujya ubitekereza? Nakarakana gukizwa se? Ugukizwa ubundi ni biki? Naho kugira ngo uzamuke uyu musozi uzajya winywera akantu? Ntawe nzazamuka. Uzazamuka. Ariko ubundi umuhanzi yararimbye ngo mu butayu nta cyiza kibayo. Ngaho rero umubyeyi akaba araduhamije agize ati mu butayu nta cyiza kibayo, kandi bakwiriye byubona koko nta cyiza cyo mu butayu kuko haba inyamaswa, haba abantu baje kuroga ubutayu, haba n'abantu baje kwiba, dore bose ntago bagenzwa no gusenga. Ngayo nguko gusa kujyayo n'umuntu ugenda wiyanze ubuzima bwawe bwose uvuga ati ni Imana nyeneye. Ese uyu muntu witabye Imana arayibonye bigenze gute? Ese ko apfuye ubugingo aramubona agikuzimu bimeze bite? Nkuko urabihamya ko agiye kuzimu? Sawa. Nibyo nubundi hari benshi bakivuga byinshi bitandukanye hanga, ariko hari nundi mushiki wacu tubonye hanga ndagira ngo atubwire wowe yibonye ibintu nk'ibi ngibi ubitekereza gute? Nyine ubwo nimba yapfuye ari kujya mu butayu wasanga yagiye mu ijuru cyangwa yagiye kuzimu cy'abana mwishe. Nese undi uriya musozi abantu bose bawuzamuka ntago bose ari abere. Wapi? Uko hari inzira izamuka ikagera imuganza. Ariko sura hamya ko ashobora kuba ari bujye mu ijuru bimeze bite? Oya, umuntu nkwango bari kuvuga ngo afite vide na buretse wigeze umubona cyangwa se wigeze wumva amakuru avuga yuko yari yaje gusenga cyangwa se yari afite vide? Njye ntabwo nigize ngera kuko ngiye kuzamuka ncika intege itangarukira ahantu hari urutare rwanditseho, kuko iyo mba wenda nanjye ndi umuntu wenda usenga mba nakomeje, ariko njye se ncika intege sibyo. Ariko nyine ubwo nimba ari umuntu ujya mu ijuru yagiye mu ijuru, nimba ari umuntu ujya kwa sitani yagiye kwa sitani. Kwa sitani? Ni sitani? Yes, reka tubashimire cyane kandi tubifurize ibihe byiza. Hari icyo mwatubwira mwebwe ku makuru yenda mwaba mwamenye? Wenda ngiye ku makuru ndi kubona ugereranyije ubona ari yagiye mu ijuru kuko yaragiye mu butayu. Ariko urumva apfuye nk'umuntu kabisa, nta kintu cyitwa ibiryo yarayiruka mu nda. Ese nuko yarabibuzeho iyo urebye?
erega ubundi uno musozi ujya abanyabibazo gusa nta n'ikindi. Umuntu wese ufite ikibazo, umuntu ufite umuntu asengera, afitanye ibibazo byo gusengera, wabuze urubyaro, wabuze umugabo, nibo bantu bajya kuri uriya musozi. Bivuze ngo yari afite ibibazo bagiye kugira ngo wenda arebe ko Imana yamuruhura ibyo bibazo. Byanze bikunze abantu bajya kuri uriya musozi baba bafite ikintu runaka basengera. Yase bafite ikintu runaka basengera. Ese uyu muntu rero yitabye Imana wenda ibyo asengeraga atari yabigeraho, niki kintu wabivugaho? Nongeye ikintu nabivugaho ni kimwe, nimba we yaragiye gusenga agahura n'iki kibazo cy'urwo rupfu, Imana ubwo wenda ari ibibazo byinshi bya biri imbere ya kuzaba nabyo, wenda wasanga wese ikatira kugira ngo tuzaba ibindi bibazo byinshi cyane. Ufite umugore? Wapenye ndo umusore. Ntabwo urashaka? Utegeza ko waza mukuno musozi ukajya gusenga? Shange nanjye narumura kwendagwa. Wabivuyemo? Nabivuyemo ariko ntabwo nabivuyemo cyane, ntabwo mpinga abawusengeraho. Ntabwo upinga abawusengeraho, ariko se urumva igihe kizagera ukabyuka hanyuma ukaba wawujyaho? Bibaye ngombwa nanawujyaho, none se nawusuzugura? Sikora mama ari umurokore, ntabwo nasuzugura abantu bawusengeraho kuriya, kuko ariya niho hantu usubirizwa ibibazo byose ufite. Nese umuntu aramutse asengeye mu rugo ntabwo Imana yamwumva? Nyine buri wese agira uko abishakamo, ariko ubundi nyirizina bo baba bashaka gusengera hariya hejuru kugira ngo bihanishe n'Imana. Kuki se bajya mwabira bitere n'ahandi hose na za Kanyarana hose, cyane bava mu zindi ntara bakazi n'ahangaha. Burya buri wese agira aho akumbura, aho ashaka avuganira n'Imana. Inama utanze niye kuri abantu bari kugenda bangirikira muri ubutayu, ko wumva atari we wenyine upfire muri ubutayu? Hari abajura bajya bafatiramo bakabanigiramo bakanabambura ibyo bajyanye nk'amashakoshi ndetse n'amatelefone. Inama watanga ku bantu bakiwuzamuka niye? Inama natanga rero, uyu musozi bibaye ngombwa bawureka, bawufunge, kuko n'ubundi uravuze ngo bawufunge. Beze niba bawufunga noneho abantu bazajya basengera he? Ahantu harimo arateza ibibazo gutya wapi? Kuko ngo n'undi mwaka ushize hari undi muntu wigize kuhasiga ubuzima. Icyiza ni uko bahafunga, nese abantu bajya bahata ubuzima wapi? Kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Nibahafunge. None se umusozi ungana gutya ubona bafunga gute? Oya, icyambe nuko bashishikariza abantu kubabwirane bareke kuzamuka, basi bashaka andi hantu bajya gusengera, batange n'itangazo ko nta muntu wemerewe kuzamuka hariya hantu. Nese reba nk'uriya mu papa uhasize ubuzima ni n'uwa gatatu, sibyo? Ubu n'uwa gatatu uwapfiriye? Yego. Icyambere nuko bahafunga. Biravuga ko bashobora kuba ari na batanu ngo barenga, ngo kuko hari n'abandi babiri abajura bateruye bakubitamo hariya mu rutayemo hasi. Kuko hari ahantu ntabwo ari heza. Fazari ni bahafunge, bashyira n'itangazanga bazamukira, cyangwa ahantu hose bazamukira bahafunge. Reka tugushimire cyane. Sawa, murakoze. Sawa, reka tubashimire cyane, nakagaruka. Ciao ciao.